Umuyobozi w'Umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo, Dr Merard Mpabwanamaguru, yashimiye uruhare rw'itangazamakuru, anagaragaza yuko kubategurira amahugurwa ari ukubafasha gutangaza amakuru yizewe. Iyo umuntu afite amakuru acukumbuye ku kintu runaka, nta muntu ushobora kuba yamuyobya cyangwa ngo amuhe amakuru atariyo, ndetse nawe yumve ko ari byo koko. Ariyo mpamvu kugira amakuru acukumbuye ku gishushanyo mbonera binafasha umunyamakuru igihe arimo atara inkuru mu by'ukuri, kugira ngo nawe yumve wa muturage uri kumuha amakuru niba koko nawe asobanukiwe politiki igendanye n'imitunganyirize y'imijyi, politiki igendanye n'imyubakire cyangwa se politiki y'ubutaka. Yavuze kandi ko iyubahirizwa ry'igishushanyo mbonera ari igisubizo ku batuye Umujyi wa Kigali uyu munsi ndetse no mu gihe kizaza. Ubutaka bw'Umujyi wa Kigali ntibuteze kwiyongera, bishatse kuvuga ngo iyubahirizwa ryishyirwa mu bikorwa ry'igishushanyo mbonera ni igisubizo kugira ngo abariho ubu dukoresha ubutaka kandi n'abazabaho mu gihe kiri imbere bazabashe kubukoresha neza. Ariyo mpamvu mu itegurwa ry'igishushanyo mbonera haba hanategurwa yuko muri kwa gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera phases hagomba kugenda hanakorwa n'ibishushanyo byihariye by'ahantu bizwi cyane nka physical plans, bifasha kugira ngo ahantu hagiye hatunganywe, ahantu hagiye kubakwa, haba haragenewe inganda, haba haragenewe gutura, haba haragenewe ubucuruzi, bityo byibura ahahabwa impushya zo kubaka habe ari ahantu hafite ibikorwa remezo by'ibanze ari muri iyo mihanda. Ku bijyanye na serivisi y'imicungire y'ubutaka, yavuze ko ubutaka bukorerwaho icyo bwagenewe, ariko kandi nabwo habanje kurebwa uburyo abantu batunze ubwo butaka. Ndetse serivisi z'ubutaka zigatangwa hashingiwe kuri politiki y'ubutaka mu Rwanda n'itegeko rigenga ubutaka mu Rwanda, aho ubutaka bukoreshwa icyo bwagenewe, ariko ikintu cya mbere ku micungire n'imikoreshereze y'ubutaka hakaba hagomba kubanza kurebwa noneho uburyo abantu batunzemo ubutaka. Ubundi itegeko rivuga ko inshingano z'umuntu ku butaka ari ebyiri, ni ukubutunga no kubukoresha. Icyo bwagenewe gukoreshwa, kuko leta nk'uko biteganywa n'itegeko niyo ifite ububasha bwo gucunga ubutaka bwose bw'igihugu, bityo ikaba inategura ibishushanyo mbonera kugira ngo ubutaka bw'igihugu bukoreshwe neza nk'uko bikwiye. Umuturage utunze ubutaka ufite ibyangombwa, mbere y'uko akoresha ubutaka, amategeko avuga ko agomba no kubisabira uburenganzira, kandi mu nshingano afite muri kwa gukoresha ubutaka asabwa no ko bwa butaka aburinda isuri, mu buryo ubutaka atunze abubyaza umusaruro mu buryo bwo kwiteza imbere, ariko no mu nyungu z'igihugu, kuko ubutaka utunze iyo utabubyaza umusaruro, kuko ubutaka ari umutungo w'imbaga y'Abanyarwanda bose, uba ushobora kugamburwa, leta ikaba ishobora kuboha undi muntu wabutunga akanabubyaza umusaruro. Ngarutse rero ku butaka buba bwaragenewe kubakwaho ibikorwa byo gutura, ibikorwa by'ubucuruzi, ibikorwa by'inganda, ibyo bikorwa kugira ngo bishyirwe aho byagenewe gushyirwa hasabwa uruhushya. Ari nayo mpamvu mu butaka buri mu mbago z'umujyi cyangwa se ubutaka bwagenewe guturwa muri rusange, hari itegeko ryo muri 2012 rigenga imitunganyirize y'imijyi n'imyubakire mu Rwanda ndetse na politike y'imitunganyirize y'imijyi. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ibigendanye na serivisi noneho z'impushya zo kubaka bihita bigengwa n'iyo politike
ndetse n'itegeko rigenga imitunganyirize y'imijyi n'imyubakire mu Rwanda naryo rifite implementing orders zigera muri 6 harimo n'iteka ryasohotse muri 2015 riza kuvugururwa muri 2019 rigenga uburyo impushya zo kubakwa zitangwamo ndetse rikanashyiraho n'urwunge rw'amategeko agenga imyubakire Rwanda Building Code n'urwunge rw'amategeko agenga imitunganyirize y'imijyi. Iyo rero ikaba ari serivisi n'ubundi itangwa n'urwego rufite ubuzima gatozi, aho ku mujyi wa Kigali muri structure yawo ifitemo unit of construction one stop center ari nayo ireberera ibigendanye n'impushya zo kubaka. Muri serivisi y'impushya zo kubaka hatangwamo impushya zigera kuri 16. Izo mpushya mu buryo bwo kugira ngo zigere ku baturage mu buryo bworoshye, hakaba harimo yuko umuyobozi w'umujyi wa Kigali asohora amabwiriza ashobora kubidelegatinga ku rwego rw'umurenge, nka serivisi zo kubona kubaka za clôture, kuvugurura inyubako yo guturamo hadahinduwe imiterere yayo, kuyivugurura hari buhindurwe imiterere yayo. Izo mpushya zose uko ari 16 ziri muri Rwanda Building Code no mu itegeko rigenga nako no mu iteka rya Ministry rigena uburyo impushya zo kubakwa zitangwamo. Aha rero iteka rikaba rinagaragaza igihe bitwara kugira ngo umuntu abone ya serivisi. Bitwara igihe kingana iki iyo umuntu asabye uruhushya rwo kubaka kugira ngo aruhabwe. Muri cya gihe bitwara, urwego ubwarwo rushobora kwicara noneho rugakora client charter, ngira ngo bazana yo kubasobanuriraho, bitewe na za permits ziba zigomba gutangwa, yaba uruhushya rwo kubaka, uruhushya rwo gukoresha inyubako, uruhushya rwo kuvugurura hahinduwe imiterere y'inyubako, uruhushya rwo kuvugurura hadahinduwe imiterere y'inyubako, uruhushya rwo kubaka uruzitiro. Izo permits urwego rugena client charter rukagaragaza igihe bitwara ndetse n'amafaranga bitwara bitewe n'iteka uburyo ribiteganya. Itegeko nako rigena amafaranga yakirwa n'inzego z'ibanze. Aha rero nongera no kugarukaho yuko some of the services impushya zazo zatangiye gutangwa ku buntu, aho urusaba ahabwa uruhushya ntacyo yishyuye bitewe n'uko biherutse kwemezwa n'inama y'abaminisitiri. Muri uyu mwanya rero nagira ngo nongere nanone mbashimire kuba muri kumwe natwe, kandi nizera neza ko ibibazo mufite yaba ari ku bigendanye n'imitunganyirize y'imijyi, ku gishushanyo mbonera, ibigendanye na serivisi z'ubutaka zitangwa n'umujyi wa Kigali ku rwego rw'uturere n'umurenge, ndetse binarebererwa na Minisiteri ya Environnement ifite ubutaka mu nshingano, yaba ari ibigendanye n'impushya zo kubaka nabyo birebererwa na Minisiteri ifite ibikorwa remezo, ndetse hanashingiye kuri ya politike nyine y'imyubakire n'imitunganyirize y'imijyi. Mpamya neza ko muza kurushaho kubisobanukirwa, kandi nanone ndongera nshimire nanone ndongera mbisubiremo uruhare rw'itangazamakuru mu guhindura imibereho myiza y'abatuye umujyi ndetse no kwihutisha iterambere ry'umujyi. Murakoze. Reka mbonereho no kwakira Rushingabigwi, ngira ngo muraziranye sibyo? Ni umukozi wa RGB. Nagira ngo nshimire n'uburyo dukorana na RGB mu buryo
butandukanye, harimo n'ibigendanye n'imitangire ya serivisi ndetse n'uburyo nanone bw'imikoranire yacu namwe ndetse na RGB. Ngira ngo muhe umwanya nawe agire icyo ababwira then before yuko abatangira kubigisha babikora. Thank you. Murakoze cyane Visi Meya Mera. Ngira ngo mazana nisegure cyane ko ubundi ntabwo yaba umucengero w'umukererwa ariko bibaho. Ntabwo ndi mu batindire, icya mbere mberaho ni ugushima. Ndabanza gushima umujyi wa Kigali wateguye iki gikorwa ndi bugarukeho mu kanya. Kuri twebwe nka RGB ni igikorwa gikomeye kubera impamvu ebyiri. Ni igikorwa Igishushanyo mbonera mu mujyi wa Kigali muri 2050 kigamije kugera ku iterambere rirambye ry'umujyi mu by'ubukungu no kubaho neza kw'abaturage binyuze mu kugena uburyo bw'imikoreshereze y'ubutaka n'ibikorwa remezo bifatanyije ndetse n'inzira y'ubwikorezi mu rwego rwo gufasha buri wese kugera ku bikorwa remezo by'ibanze, imiturire, ibikorwa rusange bifitiye abaturage akamaro, ubusitani ndetse n'ubwikorezi. Queen of the Trends, iyi ni Ituze 250.